Umuntu nagusekera kandi uzi neza yuko nta cyiza kwifuriza ahubwo ari umwe mu baguteza ibibazo uhura nabyo, uzamubwire uti amenyo asekera inka niyo ayirya. Uzamusubiriremo uti amenyo asekera inka niyo ayirya. Iyo nseko yayindi abanyarwanda bita nyamusekana imbereka bagusekera, uzamubwire ko wayitahuye. Umuntu niba arangwa no kwikubira ibintu wenyine nta muntu ahayeho, akarangwa no kwikubira ibintu wenyine agaceceka, uzamubwire uti akanwa karya ntiwumve kavuza n'induru ntiwumve. Uzamusubiriremo uti akanwa karya ntiwumve kavuza n'induru ntiwumve, nawe ntabwo uzamwumva kuko nawe atakumva. Turagushimiye cyane ukomeje gutega amatwi no gukurikira ibiganiro bya Hahiye Media Channel, ni iby'igiciro cyinshi cyane. Uno munsi rero tukaba twaguteguriye amwe mu magambo akakaye, amagambo arimo inyigisho zigisha abantu. Ayo magambo rero si inyuro nk'uko bamwe babikeka, ahubwo ni amagambo akungahaye ku nama ndetse anakebura abantu. Icyo tugusaba rero ni ukuyakurikira, ugakora subscribe, like, share ndetse ukaduha n'igitekerezo cyawe muri comment. Umuntu niba arangwa no kuvuga ibyo abonye byose, harimo ibinyoma, akunda guteranya abantu, ndetse atabasha gukontorora ururimi rwe ngo avuge ibyubaka, ahubwo ahora mu matiko, uzamubwira uti nyir'ikirimi kinini yatanze umurozi gupfa. Uzamubwira uti kandi umuhanga mu kwambara n'uwambika ururimi rwe. Uzamusubiriremo uti akarenza umunwa karushya ihamagara. Ikintu cya mbere ni ugukontorora ururimi rwawe, ukamenya ibyo uvuga, ukamenya aho utagomba kurenza. Nubona adahindutse uzamusubiriremo uti umuhanga mu kwambara n'uwambika ururimi rwe, akamenya ibyo avuga ibyo ari byo, akamenya ingaruka bishobora kugira, akamenya nimba bishobora kumugiraho ingaruka we ku giti cye se, cyangwa se hari undi bishobora gukomeretsa ibyo ari kuvuga. Umuntu nashaka gusenya ibyo waruhiye igihe kirekire, uzamubwira uti kugira ugire icyo ugeraho bisaba kubishyiramo imbaraga, ubwitange, ubwenge ndetse n'igihe kinini, ariko kubisenya bishobora gutwara igihe gito cyane. Uzamubwira uti niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo kurinda ibyo nagezeho, kuko kubibona biragora. Uzamubwira uti rero ntushobora kubisenya ndora, sinakwemerera n'ukuntu bivuna kugira igire icyo ugeraho. Nakomeza guhatiriza ashaka kugira icyo ahungabanya ku byo waruhiye, uzamusubiriremo uti ntushobora kubisenya ndora, kuko kugira igire icyo ugeraho mu buzima biragora, bisaba kubishyiramo imbaraga, ubwenge, ubwitange ndetse n'igihe kirekire, biravuna, ariko kubisenya ni igihe gito. Niyo mpamvu udashobora kwemerera umuntu uwo ari we wese gusenya ibyo wagezeho. Umuntu nakwiyemeraho ko akurusha ubushobozi cyangwa ubukire, umuntu nakwishongoraho ko akizeho ukaba ukennye, umuntu nakwirataho ko avuka mu miryango ikomeye wowe ukaba uvuka mu miryango iciriritse, uzamubwire ngo na Yesu umwana w'Imana yavukiye mu muvure. Kuvuka uri umukene byagakwiye kugutera ishema nubwo atari ryiza, iryo shema ryagakwiye gutuma ukora cyane. Ubuzima kandi burahinduka, uzamubwira uti ibintu birahinduka, wari umukire none ejo arakena, wari umukene none ejo arakira. Ubwo rero nta mpamvu yo kukunyega ngo nuko ukennye, kuko na Yesu dufatiraho urugero yavukiye mu muryango ukennye. Ikindi kandi nk'uko twabivuze, ibintu birahinduka, wari umuherwe none ejo aba umutindi, wari ukennye none ejo arakira. Ubwo rero ntibikagutera ipfunwe umuntu nakubwira ko ukennye, ujye umubwira ayo magambo azajya aceceka. Umuntu nashaka kugushuka ngo akugushe mu mutego, mu mafuti cyangwa se ahandi hantu habi yifuza, mu rwego rwo kubyirinda kugira ngo atakugusha mu bishuko, akubeshya yuko muri kumwe, uzamubwira uti ntushobora kunshuka nk'uko umuheto ushuka umwambi ngo biri bujyane, kandi bitari butangirane urugendo cyangwa se ngo bigeraneyo. Nashaka gukomeza guhatiriza, ashaka kugushyira imbere, uzamubwira uti nawe banzayo. Umusubiriremo uti ntushobora kunshuka, ntushobora kumbeshya nk'uko umuheto ushuka umwambi ngo biri bujyane kandi bitari bugeraneyo. Icyo gihe azahita arekeraho kukubeshya, kuko azumva yuko uzaba watahuye amabi agufitiye. Umuntu nakwiyemeraho kuko akurenzeho, kuko akurusha ubushobozi, kuko hari ahantu hejuru amaze kugera wowe ukaba ukiri hasi, kandi uzi neza yuko nawe yaturutse kure, uzamubwira uti sake ziri kubika none, sake zibika none aha mu mezi ashize cyangwa se mu myaka ishize zari amagi. Uzamubwire kandi uti mu myaka izaza cyangwa se mu mezi azaza zaba ziri mu bifu by'abantu baraziriye, cyangwa se ziri mu bwiherero. Ubwo rero nta muntu wagakwiye kwiyemera kundi kuko amurusha ubushobozi, kuko amurusha igitinyiro, kandi nawe hari kure yavuye.
nubona adahindutse uzamusubiremo uti isake ziri kubika none mu myaka ishize cyangwa se mu mezi ashize zari amagi, mu mezi azaza cyangwa se mu myaka izaza zizaba ziri mu bifu by'abantu baraziriye cyangwa se ziri mu bwiherero. Umuntu nagaragaza ubusambo no kwikubira ibintu no kwikunda, ukabona yikubiye ibintu wenyine nta muntu basangiye, uzamubwira uti akanwa karya ntiwumve kavuza n'induru ntiwumve. Uzamubwira uti akanwa karya ntiwumve kavuza n'induru ntiwumve. Ushobora kuba aka kanya umeze neza nta kintu ubuze ukabyikubira wenyine ugaceceka, ariko hari igihe kizagera nawe bikagushirana ukiyambaza abandi nabo ntibazakumva, kuko nawe igihe bari bakeneye ko bumva ntiwigeze ubumva, bikubiye wenyine. Ubwo rero ijambo ritugira inama yo gukunda gusaranganya, ntitukikubire twenyine ibintu. Umuntu naza kwiyoberanyaho cyane akuryarya agusekera, bya bindi abanyarwanda bita nyamuseka n'imbereka, uzi neza yuko nta cyiza kwifuriza ahubwo ushobora kuba ari umwe mu baguteza ibibazo uhura nabyo, uzamubwira uti amenyo asekera inka niyo ayirya. Uzamusubirire umuti amenyo asekera inka niyo ayirya. Icyo uzaba ushatse kuvuga nawe azahita acyumva, si umwana, azahita amenya yuko uwo mutahuye hakiri kare, bityo ashobora guhita ahagarika iyo migambi mibi ashaka kukugirira kuko yamenye ko wamutahuye. Umuntu nakubwira ko ari kugucishamo ijisho cyangwa se ko yakunyujijemo ijisho ubizi neza yuko agenzwa n'amatiku, uzamubwira uti iryo jisho uri kuvuga ko wanyujijemo cyangwa se wanshishijemo ryabaga ritora cyangwa se ryabaga rinyura mu muntu koko bamaze kugira imyenge nk'iya supanete. Uzamusubira uti iryo jisho ryabaga ritobora cyangwa se ryabaga ripfumura, mba maze kugira imyenge myinshi nk'iy'inzitiramibu, mba narahindutse nk'akayunguruzo. Uzambwira uti rero iryo jisho uri kuvuga ko wanshishijemo ntacyo ryankoraho, nta n'icyo rinkoraho kuko ntiripfumura, ni iryo kureba gusa rikagira aho ngaho rikareba ibindi, rikamvaho rikareba ahandi, ntacyo ryankoraho. Umuntu nakubwira amagambo y'agasuzuguro, umuntu nakubwira amagambo y'ubwiyemezi ndetse akakubwira nabi, umuntu nagusebya cyangwa se agakomeza kuguharabika, uzamubwira uti mu rugendo rw'ubuzima buri mbwa yose ikumokeye si ngombwa guhagarara ngo uyitere ibuye, hari izo tureka zigakomeza zikamoka kuko ari cyo ziba zishoboye gusa. Buri mbwa yose ikumokeye si ngombwa ngo uhagarare uyitere ibuye, hari izo tureka zigakomeza zikamoka kuko ari cyo zishoboye gusa. Uzamubwire ati bene izo mbwa turazireka zikamoka kuko ziramoka ntiziryana, ni izo kubunza umunwa gusa. Nawe uti rero ayo magambo yawe ntacyo ashobora kunkoraho na gitoya, ni ukuvuga gusa ubundi ukagera aho gaceceka. Tukaba tugushimiye cyane wowe wafashe umwanya wawe ugakurikirana ano magambo wabumbatiye inyigisho nyinshi cyane, ni iby'igiciro cyinshi cyane, turabigushimiye. Tukaba tugushishikariza rero gukora subscribe, like na share kugira uzabashe gukurikirana ibindi biganiro tuzagenda tugutegurira mu minsi izakurikira. Murakoze cyane, Imana ibarinde.